kujya ndiko mu ikanisa baza barwana abantu benshi muza mwumva ngo baragwanye mu ikanisa n'ukuri ntibakubitanye ni umuntu umwe wavuze undi nawe aravuga abantu banga ibyacu bagenda bavuga ko barwanye muza mureba hagoye ariho mushira abantu bafite bino bintu bitatu bafite umwuka w'Imana buzuye umwuka wera batari abanyakamere muza mubashira mu nguni zananiranye abantu buzuye umwuka wera kandi bashimwa n'abantu amaserivisi aremereye timukayaheze abantu badashimwa n'abantu n'ukugwanya igikorwa narivuze ngo nta kintu mutokora muyabowe n'umwuka n'ubwenge bw'Imana taco inshingano zose bakomeye bakora muzikora ariko timukazikore muri kumwe nabo ariko muzikora ngo nguko iyo wicaye imbere bataha kwicaje ngo bakaza kwa gukura nyuma uzusa n'usebye kandi nta kibi wakoze uzi ko hari umuntu uzukonkoboka gucyagiye nko gutaha akamba agenda hutaza intebe cyangwa akamayongorera nk'abantu kabatanu kugira ngo basokane kujya nakavuyo ibintu zose bizabyigishwa no nifuza ikintu nigeze kwifuza kera hari umunsi korari imwe yaririmbye nama nifuza kuba pasiteri iyo korari kabiyo nyoboye mucungaje ni uwo munsi nifuje kuba pasiteri ariko kubyifuza ni byiza kubyifuza ni byiza Bibiri isivuga ngo wifuje icyo kintu ngo abagifuje umurimo mwiza mu minsi yashize mu bitaramo byo hambere hano mu karere sinzi ko wibuka icyo gitaramo ariko byenda hari abakibuka hari umugabo umwe yahagurutse kuvuga ari nka mwarimu nakaza numva yirata ku bandi ngo yarasomye cyane ngo bakibanira hakurya ngo yari mwarimu atanga amasomo hano hakayore icyo gitaramo nzancibuka nicyo hambere mu myaka yashize ngo ndimugasure gutanga ngo no masadaka ngo bazababesha ngo ubundi ngo amasadaka yo mu kanisa ngo Yesu yarabirangije ngo muza muyatangirike amaze umudije wari uhari turamubwira ngo nakureho ibyuma aragira akaza kubita hano akaza kubitana akavuga ngo si kanisa ringana gutya ngo ntabuzuma mubwira haleluya turashima Imana kuba hano uyu mugoroba Imana duhaye ibihe byiza Imana ihabwe icyubahiro turashima kandi dushimira abayobozi bakomeje kugenda baduha kuba hano twaranabivuze kuwa gatatu mwagize neza gutanga kino kibanza Imana ibaheze umugisha natwe turabashimiye cyane twongeye gushima Imana kubana n'abashitsi ko babakiriye abavuye mu Rwanda bavuye Uganda twishimiye kubana namwe Imana ibaheze umugisha mwinshi ndetse n'abanyakarere hano ba Kayole mwemeye kuza kuba muri ano materaniro turabishimiye kandi tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana twishimiye kubana na muzehe mwakoze cyane mwakoze turabakunda kandi n'ababyeyi bacu muzehe niwe wansengeye kwivuga butumwa kandi hashize imyaka myinshi hari umwe wambuye mu myaka ishize nk'itatu wese ngo kuva icyo gihe bagusengereye ngo tumutabaye pasiteri ndamubwira ngo nubwo Bibiliya yemera ababikora ngo batinze mu gitaramo ariko ndamubwira ati kumuba ntabwo bivanana kandi n'imyaka turabubaha Imana ibaheze umugisha kandi turabizirikana niyo tutari kumwe namwe tuza tubiganirira nabo tuba tuganira iyo dutanga ubuhamya bwivuga butumwa Imana ibaheze umugisha mwinshi Imana ibaheze umugisha mwinshi cyane haleluya
se Patrick yatashe nave kuri telefone yinjira oya nase nabanza se hano na Patrick nabanza se arahandi waje mu gitaramo arahandi waje so haleluya ahimbazwe Yesu ibihe byose ijambo kado asomye ryari rigiye gutuma mpindura icyo natekereje ariko ntabwo gihinduka cyane kandi ntikiri inyuma y'icyo cyane ni ibintu gusa byose bigenda bikora kuri uriya mwana igitaramo cy'isezerano iri turimwo iki gitaramo ticyohusha umwana kiza kimukoraho gusa haleluya ahimbazwe Yesu ibihe byose Zaburi Dawudi yarabivuze muri Zaburi ya 2 yaravuze ngo musomo wo mwana ngo atarakara akabamarira mu butayu nugira ibahati cyane ndavuga ku babyeyi baza abana iyo umwana akwemereye ukamusoma mama ubaye inshuti kandi iyo usomye umwana habe na wasiwasi yari afite ibishize haleluya ahimbazwe Yesu Mose yabwiye Yoshua aramubwira ngo kino gitabo cy'amategeko ngo ntimukarorere kugisoma urangwa hari kindi yaravuze nugusoma umwana kongera tumuzamura amaboko Yesu watsinze haleluya ahimbazwe Yesu ibihe byose Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo muri inshuti zanje ntabwo nkibita abagaragu ahubwo muri inshuti zanje ngo kubera ko ibyo numvanye data byose ngo ntabigize ibanga ngo narabibahaye kandi muri bimwe bigize kuba inshuti magara gusoma bifasha umwanya wa mbere apana wa kabiri ari uko bigenda bikurikirana gusoma gutyo nicyo cya mbere Yuda yaravuze ngo ntimugire ikibazo Yesu ni inshuti yanje ndamubaha nubwo bari bafite ikibazo cyo kutamumenya yarababwiye gusa ngo uwo nsoma ni inshuti yanje ari we mufata tureke bino bindi by'ubuyayo mukunzi mwisanzi kunyumva akirishimwe ngushimiye mukunzi mwisanzi kunyumva akirishimwe ngushimiye mukunzi mwisanzi kunyumva akirishimwe ngushimiye umwihariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza upfuye urazuka ni wowe wa mbere ifa yawe irarangaye maginga izabandi zameze nk'ibyatsi Yesu we bambwiye ko wanitangiye pita ndahanyanyaza sinemera irango wenda byakoze undi ariko none menye neza ko wagiye ku musaraba kawuvaho kugira ngo mbeho biturike ko ntacyo mfite
mukunzi mwiza kunumva hakirishimwe gushimiye mukunzi mwiza kunumva hakirishimwe gushimiye. Haleluya! Ahimazwe Yesu tukuzwe milele. Reka dusome ijambo ry'Imana tuza kuganiraho mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 21 n'umurongo wa 15. Uze kudufasha gusoma mu ijambo ry'Imana, bibiri ijambo ry'Imana. Twongere kandi dusome mu Migani ibice 8 n'umurongo wa 17. Cyangwa soma ubutumwa bwiza uko mwazutana Yohana ibice 14 umurongo wa 15 ubone gusoma mu Migani. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 15. Tuze kuganiraho ijambo rivuga ngo gukunda Yesu cyangwa se gukunda Imana. Yesu yaravuze ngo mubonye babonye data. Reka tuvuge ku ijambo ryo gukunda Imana. Yesu w'i Nazareti. Soma bibiri ijambo ry'Imana 14 umurongo wa 15 haravuze ngo nimunkunda muzakurikiza amategeko yanje. Muzakurikiza amategeko yanje. Nanje nzasaba data kubaha undi mujanama. Kugira ngo agumane namwe iteka. Amen. Soma Migani. Migani ibice 8 n'umurongo wa 17. Haravuze ngo jewe abankunda nibo nkunda. Abanshakashaka aho barambona. Amen. Haleluya. Imana izibonwa. Iyo abantu bashatse Imana baza bayibona. Hari abatekereza bakavuga ngo se barashobora gushaka Imana gute? Kandi hari abagiye bayishaka nabi. Umunsi umwe Yesu abwira abantu, arababwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data mu kuri no mu mwuka ngo batazaba bakija kuri iriya misozi batekereza ko ngo ariho bayisanga, ahubwo Yesu yaje ari Imana kugira ngo ibane n'abantu. Ariko izishaka n'abantu bafite mu mitima inzira z'ijisiyo, n'abantu bafite ibitekerezo bivuguruye. Abrahamu yigeze gushaka Imana, ibitekerezo bye bikomeza kwibaza, akora ubushakashatsi muri we ngo Imana imenya ko afite umutima uyishaka. Imana iramuhamagara amuvuga ngo nave muri Uru y'Abakaludaya ngo imwereka aho izamugira umuntu ukomeye. Imana izishaka. Dushobora gushakira Imana kure yaho utuye, ariko urashobora kwishakira urashobora kwishakira kure yaho ukorera y'ibyo ukora. Umunsi umwe abigishwa b'Umwami Yesu ngo bakesha ijoro baroba ntibagira icyo bafata, ariko Yesu aravuga ngo subira ndimuje kure ariko nimusure mukora ikindi kintu, nimuhindura urushundura mu bwerekeza iburyo. Tayindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga Yesu warakoze. Tayindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga ko Yesu warakoze.
tayindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga Yesu arakoze. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Amen. Gukunda Imana ni ikintu kiva mu ndiba y'umutima, ariko hari ikintu cyitonderwa cyane, kwemera gukurikiza icyo Imana itegeka. Yesu yaravuze ngo mu inshuti zanje nimukora icyo bategeka, nimwemera mugakora icyo ntegeka, naje ubwanje nzemera neza ko namwe munkunda. Imana iravuga ngo kunda bankunda, kandi abashakana umwete nibo bazambona. Gukunda hari ikibigaragaza, ni ukugira icyo utanga, ni ukwemera gutanga ubuzima bwawe ku bwa Yesu. Iyo ubutanze uza wemera kuyoboka, uza wemera kuba umuyoboke mwiza, ukurikiza ibyo ategekwa gukora. Kuwa gatatu ijambo twaganiriye ni ijambo rivuga ngo ese icyo ukora ugikora muri hezina. Twaje gusanga ko abantu benshi bakora ibintu byinshi ariko bafite aho babikura. Dusanga ababishimigwa, abakora ibintu byiza byerekana urukundo bakunda Imana, ni ugukora ibyo bakora byose mu izina rya Yesu. Kirayi turamwakire wakoze. Tumuzamure cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Umunsi Aburahamu yemeye gutanga Isaka, niwe munsi Imana yavuze ijambo rikomeye. Iravuga ngo uhereye none Aburahamu ngo menye neza yuko nkunda. Iryo jambo ryarantangaje cyane. Ndibaza ngo sijya myaka yose Imana yari gitekeza ko Aburahamu yari gifite amakenga kuri Aburahamu, yari ataragera mu rwego rwo kugira icyizere. Hari ibintu bigera kuri bine Imana yavuze isaba Aburahamu gutanga Isaka, byari biremereye, byatumaga Aburahamu yisubiraho. Ijambo rya mbere yaravuze ngo ndasaba kugira ngo utange umwana wawe. Kera iryo jambo ku bantu bafite abana n'abatabafite ariko babifuza babakeneye, kera ijambo rivuga ngo umwana wawe si ijambo wokora uhubutse, ni ijambo ushobora gutekerezaho uburyo usabwe umwana. Sibuze Imana ije kuvuga ngo mpeza Isaka, ihita irasura ikavuga ngo mu izina, ariko ikavuga ngo nkeneye ko mpeza Isaka afazari. Ariko mwumva ibintu kabine Imana yagiye ivuga kugira ngo ibanze irebe ko Aburahamu aza kwemera kubikora. Imana ariko ishaka kugaragaza umutima we ngo irebe ko umutima wa Aburahamu ukunda Imana. Yaravuze ngo nkeneye umwana wawe. Icya kabiri ngo ukunda. Iryo jambo ukunda kwari kugira ngo Aburahamu adakora ikintu ahubutse, asubira atekereza ukuntu urukundo rw'umwana we nawe. Icya gatatu ngo umwana w'ikinege, ireka gushiraho n'ikinege. Ariko Imana tumuzamure cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Pesa umwana wawe w'ikinege. Imana yari kwigaragaza umutima we kugira ngo urebe ko umutima wa Aburahamu ukunda Imana. Icya kane yaravuze ngo abigitambo cyose si ugutanga gusa, sinkeneye kumugusaba ngo umumpe gusa.
ishaka kugira ngo irebe umutima wa Abrahamu ko Abrahamu akunda Imana. Muzi ijambo rikomeye rindi yakoze. Imana yamusabye kumutamba ngo yakoze urugendo. Ndimugakora ibintu muhubutse. Kandi ndimukihutireho. Tugatekereze gufata ibintu utakoze mu gihe cyatambutse ngo ubikore mu mwanya umwe. Ntabwo kino gitaramo mwogisahura nanone na gatatu muhamutekereza ibindi bitaramo mutatarana. Mwokura amakosa menshi cyane. Igisirimba cyo kandi gatatu murakibyi nanone bikunde. Dutele haleluya. Haleluya. Ahiba Imana isaba Abrahamu gufata urugendo. Rwari urugendo rwo kugenda iminsi 3 kugira ngo Abrahamu afatiza gucagiye gukora. Tongere tumusamura amaboko Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Amen. Ahimbazwe Yesu Yesus. Igihe Imana iduheza kubera ko Imana twizera yaduhaye ubwenge bwo guhitamo. Yaduhaye amahitamo. Imana atishaka ko dukora duhubutse. Ishaka ko dutekereza kugira ngo nibuza tuzasha gukora tuzakora ibintu bifashe biremereye biha Imana icyubahiro. Hari ijambo Yesu yakoze kubera ko yari umukozi w'umuhanga. Yabashe kwigisha abigishwa be abaheza amasomo. Bamaze kwiga abona kubagira intumwa mu cyimboce. Hapana abantu bazaparani bakaba intumwa batarize. Kwiga birabanza. Uziko nta kintu kutazacigwa. Nta kintu kitazacigwa. Habe no kwicara mu materaniro bizabyigishwa. Habe gusohoka ugiye gutaha bizabyigishwa uko bagomba gutaha. Uziko hari umuntu uzukonkoboka gucyagiye nko gutaha akamagenda hutaza intebe cyangwa kamayongorera nk'abantu kabatanu kugira ngo basokane. Kujya nakavuyo. Ibintu zose bizabyigishwa. Muzasome mu nzandiko za Pawulo. Muzatangira hara ku rwandiko rwa mbere. Muzi nzandiko yanditse. Ni zinga. Sawa. Hari uko avuze ariko simvuga cyane. Hanyuma muri zira nzandiko yanditse. Gahunda na discipline yo kuba mu materaniro bifite uko biteguye bipanze. Reka mbabwira gusa nka tubiri. Umuntu ufite ubwenge iyo yinjira mu materaniro, amateraniro arimo abantu bamwicaza, tazayicara ku ntebe ya mbere batayimwicaje. Kera kujya bataye umurongo. Ariko kandi tugomba kwicara inyuma cyane. Ugomba kwicara hagati ababishinzwe bakaguheza umwanya baguteguriye. Ngo nguko iyo wicaye imbere bataha kwicaje ngo bakaza kwa gukura nyuma. Uzusa nusebye kandi nta kibi wakoze. Yesu w'i Nazareti. Tumuzamurira amaboko Yesu watsi. Ahibazwe Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ibintu zose bizabyigwa. Irimo ye ntabwo. Abakunda Imana. Gukunda Imana bizabyigishwa. Yesu yigisha abigishwa. Abigisha kugira ngo bitondere amategeko abategeka ngo nibamara kuyitondera ngo bazaba bakunzi be, bazaba inshuti ze magara.
mu minsi yashize mu bitaramo byo hambere hano mu karere, sinzi ko wibuka icyo gitaramo ariko byenda hari abakibuka. Hari umugabo umwe yahagurutse kuvuga ari nka mwarimu, nakaza numva yirata ku bandi ngo yarasomye cyane, ngo bakibanira hakurya ngo yari mwarimu, atanga amasomo hano hakayore. Icyo gitaramo nzancibuka nicyo hambere mu myaka yashize. Ngo ndimugasure gutanga ngo no masadaka ngo bazababesha, ngo ubundi ngo amasadaka yo mu kanisa ngo Yesu yarabirangije ngo muza muyatangirike. Amaze umudije wari uhari turamubwira ngo nakureho ibyuma, aragira akaza kubita hano, akaza kubitana akavuga ngo si kanisa ringana gutya ngo ntabuzuma mubwira. Tangazwa n'uwo mwarimu, kwibyuma biza bigugwa ni sadaka abera batanze. Uzi gukorera Imana no kureka ubushishe bisabyigishwa. Uza wigisha umuntu ugira umutima ukomeye, yaruha gatora, yaruha akava mu busabamwo n'ibyo yibaza akaja ku murongo abandi baba. Haleluya, ahimbazwe Yesu. Tumuzamure cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya, mari bahese umugisha muri Kristo Yesu. Intumwa z'umwami Yesu ngo hari ikibazo cyari cyateye intege nke mu itorero, ngo zo gutuma urukundo rwa benshi rwo gukunda Imana ngo biza guhungabana. Petero ngo aterura ijambo aravuga ngo dutora abagabo buzuye umwuka wera badukorera umurimo twatubona wagoranye. Abantu bafite ubwenge nibyo baza bakora. Muza mureba hagoye ariho mushira abantu bafite bino bintu bitatu. Bafite umwuka w'Imana, buzuye umwuka wera, batari abanyakamere. Muza mubashira mu nguni zananiranye. Abantu buzuye umwuka wera kandi bashimwa n'abantu. Amaserivisi aremereye timukayaheze abantu badashimwa n'abantu, ni ukugwanya igikorwa. Sinzi ko nimuzumve mu izina rya Yesu. Ni abantu bashimwa batariho umugayo. Icya gatatu, bafite ubwenge bw'Imana. Iyo abo bantu babonetse bazi gutunganya, baza bagabura bagakwiza, kandi ngo bamara kubikora ngo abantu bose bagashima ibyo bintu. Intumwa nazo zigakora ibintu bibiri, ni ugusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ntabwo twese hano mu iteraniro tuzakora ikintu kimwe. Iyo dukora ibitandukanye tukabikora uko twabihawe n'umwuka, Imana iziguma ikongera bakizwa kandi tugakomeza tugakunda Imana cyane. Ngo abandi badashinzwe ibyo bintu ngo baza basabwa ikindi kintu kimwe, ngo guhuriza imitima muri Kristo Yesu, ngo bagahuza umutima. Tayindi ndirimbo numva mutima uretse yo kuvuga ko Yesu akoze. Tayindi ndirimbo numva mutima uretse yo kuvuga ko Yesu akoze. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu. Amen. Yesu w'i Nazareti. Hallelujah. Yesu w'i Nazareti. Amen. Yesu w'i Nazareti. Amen. Nimukundana ngo abantu bazamenya ko muri abigishwa banje nyakuri.
abantu bagira umugisha wo guhabwa imbaraga z'umwuka wera ni abantu bagira urukundo rw'Imana. Yesu yaravuze ngo nimukundana ngo nase ningera kwa data ngo nzasaba data ngo aboherereze undi mufasha. Abantu bahabwa uwo mufasha ni abantu bagira umutima w'urukundo. Nimukundane mu izina rya Yesu. Haleluya. Impamvu urukundo ari ingenzi, umuntu ukunda ntazavuga nabi. Bajya bose uza kumva bavuga nabi nuko utabakunda. Umuntu ukunda habe nubwo yogutuka uzugira ngo none kararyogora. Tuzubiye agaciro no kuruzu amubango none gusa ni black. Ariko umuntu wanga nubwo yovuga neza uzuvuga ngo hari ibindi bivyihisha inyuma. Ariko abantu bazabakeka yemwe. Ni bitangaza. Kujya mugabo wo muri Kongo waketse. Muzi ko yaketse ari Kinshasa bari mu nama y'abantu bakuru. Ari umusaza umwe wahunyishe cyane badetesewe. Ni ibiki noneho bino bitotse. Ngo bitotse afite ngo karakeka ko ngo barunaka ngo babyihisha inyuma. Ni wo bambere. Umuntu udakunda habe nuko yokugirira neza uzuvuga ngo hari ibindi bivyihisha inyuma, kandi ibyihisha inyuma usukeka ni bibi. Nta wundi muntu mwiza ubaho usibye umuntu ukunda gusa. Nta wundi mwiza ubaho keretse ukunda. Natekereje rino jambo Yesu yabwiye Petero mu gihe cya nyuma. Yaravuze ngo Petero urakunda. Petero aravuga ngo ndagukunda kandi mvuze urabizi. Yesu aravuga ngo Petero ragira abana b'intama. Yesu amubaza ijya kabiri. Yesu abaza Petero bwa kabiri aravuga ngo Petero urakunda. Petero aravuga ngo ibyo ngibyo urabizi. Urukundo ngukunda urabizi ndagukunda. Yesu aravuga ngo Petero ragira intama zanje. Apana abana b'intama kandi ni mumva rino jambo. Ubwa mbere yaravuze ngo ragira abana b'intama. Fata igihe ubigishe ni bato. Ubwa kabiri ni bamara gukura ragira abantu bakuze. Ragira intama. Iza kwibuka ijambo nanone Pawulo yavuze mu mpuguro se nishe. Urabona abana batoya, abana bato tibazafatirwa imyanzuro ikakaye. Tibazabahanwa birenze ubwenge bafite. Iyo ubikoze ubugwanyije ikanisa. Hafatirwa imyanzuro umuntu wize ufite ibyo yigishijwe yarenzeho. Ariko umuntu udafite ibyo yize wo kwamagura ukamurakara ukamufatira ibihano bikakaye kujya uba wasambuye ikanisa. Avuga ijambo rya kabiri aravuga ngo Petero ragira intama zanje. Yesu amubaza ijya gatatu aramubaza ngo Petero urakunda. Petero yumva ibintu zabaye birebire. Avuga irindi jambo rikomeye. Yamavuga ngo ni wowe uzi ibiri mu mutima. Ni wowe uzumenya ibiri mu mutima. Tureke ibyo kuguma kuvugana nje nawe gusa wewe werekwe mu mutima wanje umenye ko ngukunda cyangwa ndagukunda. Da sauvé.
haleluya ahimbazwe Yesu w'i Nazareti ahimbazwe Yesu byose Petero aravuga ngo mu mutima ni wowe uhazi nushaka reka kuma kwirigumbaza reba umutima wanje Dawudi nawe yigeze kubivuga yaravuze ngo witeka warandondoye uramenya uzimicarire yanje n'imihagurukire byanje ngo Imana yari imaze gutata umutima we gusanga Dawudi gukuramya no guhimbaza nibyo bimwuzuye Imana ngo imaze kubera umutima wa Petero Yesu ngo asanga umutima wa Petero ukunda Yesu Yesu Petero yarakunda Yesu tureka bijya byambere akiri umunyantege nk'ibyo kwihakana Yesu n'ibintu by'amafuti yagiraga umutima ukunda Yesu Yesu ngo amaze kubuzemeza umutima we amuha umurimo aravuga ngo neza aba bose ndabagusigendagiye sigarana ikanisa gusa Yakobo ne waje kuba revera Petero ngo arakomeza ngo agabura iby'Imana no gusenga yaravuze ngo naho twebwe ngo tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana muza mwumvira revera Yakobo icyo narishatse kuvugaho yaba twari tuzi abadukunda ngo aribo dushoraho imbaraga zacu zose gusa twihenda kubo dukunda ariko batadukunda naho ni ikibazo kiba ubundi imbaraga zawe nishi tukazishore kuwukunda kuruta ugukunda izawe nishi uzazishore ku muntu ugukunda nubwo wewe waba utaramuha agaciro gakomeye mfite urukumbuzi wishi mu mutima wanjye kumbuye Imana ngumbuye abamusozi Yesu w'i Nazareti Yesu w'i Nazareti kumbuye Yesu tudadoka kumbuye Imana ngumbuye bera mumbuye wa musozi muzamure cyubero Yesu w'i Nazareti ahimbazwe Yesu abenshi barya base bavuga ngo yari inshuti yanje magara ariko ngo yarampemukiye nuko yaramukunda cyane ariko atamukunda ariko urukundo kurwa Dawudi na Yonatani birujya abarundi bazavuga ngo ni impfamfe umurundi avuze ngo ni inshuti yanje impfamfe ndi imbere y'Imana ashatse yo gupfira impfamfe ariko bajya bikongoboke bibirara babahubutse uzi umushoraho imbaraga utekereza ko ari inshuti yawe magara bwaca kamena amabanga umuntu w'inshuti magara mfamfe nubwo mwogira icyo mukoroga nanone muzi ikintu muzamufata cyihariye ni ugucunga ibanga gusa ry'ibyo muziranye ibindi byo biroroshe buzabuka ibintu bigahinduka mu gahura kandi ako narahebye ba bantu benshi muzi bakaza bavuga ko barunaka ari abanzi babo ndi imbere y'Imana ubu nyine ni inshuti magara ntabwo ari byo numvanye abandi musikundi jewe nahora tumuzamura amaboko Yesu amen haleluya ahimbazwe Yesu ahimbazwe Yesu haleluya ahimbazwe Yesu amen mureke dukunde Yesu kandanyitayeho hari abantu mu mvugo zabo mu kanwa basa bavuga ko ubukristo bugoye ni ukubesha ngo ubukristo ngo ni ikintu kigoye ngo ntawe upfa kugishobora ako kanwa kujya na ka satani abavuze ijambo ribi cyane
Yesu yaravuze ngo umutwaro wanje turemere umuntu wese yo wikorera mupfe kwemera gusa mwumve takigoye no kuri kirimo. Yesu wabwiye Imana yabwiye Kayini iramubwira ngo se wowe ukoze ibyiza nti wakwemerwa kuko ibintu byose biri imbere yanyu kandi mubifitiye ubushobozi ngawe nawe kora ibyiza wemere. Leta mizigo yako nitabeba, leta yaliyokulemea leta magonjwa yako sio mimi ninasema, Baba anasema. Tumuzamuri cyore Yesu Nazareti. Haleluya. Ahibaswe Yesu. Ebekuswe. Ngo bakangisha intumwa kubakubita n'iterabwoba kugira ngo bave ku mwami wabo. Petero aterura amagambo aravuga ngo se mutekereza ko ari byiza kumvira abantu kuruta kumvira Imana? Mutekereza ko ari byiza kumvira abantu kuruta kumvira Imana? Kandi muri bimwe byihame nta muntu ushobora kumvira uwo adakunda. Kumvira biraruta ibitabo. Reka mvuga nino jambo nishaka nze kurisorezaho. Se twari twateze cyane kera. Twatinze bene bijya bikabije cyane. Sawa. Katuganisha ku musozo. Kudasenga. Ari jambo ryantangaje. Ngo Imana imaze kuzura Yesu yashakaga kugira ngo urukundo rw'abera ruze gukomera, ngo yaramuzamuye ngo imwicaze iburyo bwayo kubw'impamvu zitatu. Iya mbere kugira ngo Imana imukomeze Yesu akomere cyane, ngo indimi n'imiryango ngo amavi yose n'indimi zose ngo zature ku Yesu ari umwami. Ngo Imana yabikoze kugira ngo ikomeze Yesu. Icya kabiri ngo Imana yamwicaje uburyo bwayo ngo kugira ngo Yesu ngo abe umukiza. Yesu ni umukiza, turamwiringiye. Icya gatatu ngo Imana yamwicaje uburyo bwayo kugira ngo bitere abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ibintu bitatu z'ingenzi zatumye Imana yicaza Yesu uburyo bwayo. Si ikintu cy'ubusa, ni ukugira ngo imitima yacu ikunde Yesu. Yesu w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti. Tumuze cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Uva hano ndabasabira kuba mu bihe byo gusenga. Izo mukora byose mubikore musenga Imana kandi mugendereye kugabura ijambo ry'Imana. Mubikore musenga, mubikore mugabura ijambo ry'Imana. Ubundi reka mbabwire ino jambo, kudasenga ni icyaha.
apana barya bazapfa kuvuga ibintu ngo sizasenga ngo ariko ngo nta bintu bibi nzankora kujya uzubikora umuntu udasenga azakora ibintu bibi kudasenga ni icyaha habe nubwo ukwibungenga ibintu byose nk'utwaye amagi habe nubwo buzibungengaho gusa iyo udasenze ni icyaha kujya uba wagomye Yesu w'i Nazareti bahora asabira Abaefeso arababwira ngo nzambasabira ngo Imana ibaheze umwuka w'ubwenge n'umwuka n'umwuka w'ishurirwa ngo bitume mumenya Imana. Itonde gatonze gusoreza kuri kano kantu. Haleluya. Ikintu gisha gusa abantu bakeneye ni ikintu kirimo ubwenge bw'Imana n'ishurirwa bitari bijya bamenyereye kandi tukabidefanda. Iyo bikozwe nukuri abantu bazaba bishima bazaba bavuga ngo kino kintu gikozwe mu mwuka w'Imana gikozwe neza. Iyo gikozwe nubwo abantu batekereza ko ari kinyantegenke ndi imbere y'Imana bazaba bava mu iteraniro bagishima kandi tibiza bikorerwa inama bihita byinjira mu mitima imitima ikabemeza ko gikozwe mu bwenge bw'Imana n'umwuka w'Imana. Nkibi waruvuze ngo niyambara ikirato ngo guhagarikira hasi ikibazo eserere se ni ikibazo ariko nawe apfuye kubikora gusa biza bisa nk'ibibaye nk'ibinyantegenke kandi nta kibazo gihari. Ikibazo ibintu biza kuba bibi iyo ibintu byabaye gusa rugupfa gukora ibintu mukavuye gusa ibintu gusa. Reka mbibira kandi kabanga gakomeye cyane uko ndubona imyaka mufite n'ibitaramo mutarama nimba mwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana muri tere runaka nta gikorwa cyose cy'inshingano z'abakomeye mutokora gusa ntimukabikore bahari ibintu bitazatera intege nke mu gitaramo. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya, na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya, na amani kwetu. Yesu mapingu ya dhambi moyoni ni msamaha kwake twapata nguvu rohoni. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, ni msamaha kwake twapata nguvu rohoni. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya, na amani kwetu. Baba, haleluya. Wahimbaza Yesu w'i Nazareti. Amen. Impamvu tugaragaza integenke cyane mu mikoranire y'abantu n'abandi nuko tutagaragaza discipline, ntabwo tugaragaza kubaha cyangwa se kubahana mu nzego. Narivuze ngo nta kintu mutokora muyobowe n'umwuka n'ubwenge bw'Imana ntacyo inshingano zose abakomeye bakora muzikora ariko ndimukazikore muri kumwe nabo ariko muzikora kandi urabona ko ari guteka dogo na lola ogutanga
usikano kaduvaye kose kabaho na abantu basabishira mu nshingano z'abantu kora inshingano zawe ukushejwe mugani w'abarundi ugushinzwe agukontorora avuga ngo sino twazitunganije akugendera inama yo kuzikora neza ariko ukizishoboye aza gushimira ibyo wakoze neza ariko ntakazasura kuzikora yakwemeye akazigo naho abantu benshi bazavugira ngo bagize iyindi yere urabona bazonanirwa muri mwe bagafungura ikindi gitaramo mufite kino tukagira ngo ni ikindi kizaba kibiteye so ubusutse bwinshi ni ukutuzuzanya mu nshingano baguhaye umwanya sawa ibyo ni mu nama yakiriye Mana Yesu umugisha muri Kristo Yesu nukwemerana tukubahana mu myanya mu mpamvu imwe gusa yo kugerageza kurinda ikibisanyo kiza twabikijwe kandi kukirinda nukuziga mu rukundo rw'Imana ruri muri twe kugira ngo hataza kuva umuzi usharira watuma bamwe bagira umutima nk'urya wari muri Kayini Mwami Yesu urakoze ugize neza turasabira abarwayi bashobora kuba bari muri noteraniro ukuboko kw'Imana Isirayeli kubakize kubwo ijambo ry'Imana urukundo rw'Imana rwuzura imitima yacu kuramya no guhimbaza bihorane natwe ibihe byose urakoze ntabari tw'izina ryawe ryamamare kandi rihimbazwe iteka kuko uri umwami ukaba umukiza wacu uri hejuru y'amajuru wicaye iburyo bw'Imana utunihira iminsi itavugwa uradusabira mu izina ry'umwami Yesu mahoro y'umwami Yesu ganze iteka kuko uri umwami gateka cyanaushe amen ye nicyo narengeye guhuguraho icyakabiri mu iteraniro umuntu nakubwira ikintu guke tugashobora kumusubiza ntukamusubiza urashobora kumva ukaza gushaka uburyo bwiza gusa uza kumusinyara ukuntu ariko abandi batumva kuko iyo akubwiye ugasubiza akongeraho ijambo rya kabiri kujya ndiko mu ikanisa baza barwana abantu benshi muza mwumva ngo baragwanye mu ikanisa ni ukuri ntibakubitanye ni umuntu umwe wavuze undi nawe aravuga abantu banga ibyacu bagenda bavuga ko barwanye ariko tuzatarama ahimbazwe Yesu ibihe byose ndi imbere y'Imana ibaho yahamagaye abera ariko bitewe nanje uko nabibonye niki hariye hari ibisinima mwagumye gukorangiza mugenda mukora koza kugira ngo mushakishe ukundi gitaramo kaza gufata hari kimwe gutya mwakoze gutya nifuza ikintu nigeze kwifuza kera hari umunsi korari imwe yaririmbye nama nifuza kuba pasiteri iyo korari kabiyo nyoboye mucungaji ni uwo munsi nifuje kuba pasiteri ariko kubyifuza ni byiza kubyifuza ni byiza Bibiliya isivuga ngo wifushe icyo kintu ngo abagifuje umurimo mwiza uwo munsi naraki ikorari yararirimbye gutya ndavuga atari kukusi no banka pasiteri ariko ino korari kamiyo iba nkiyo mu rusengero nyoboye ndi imbere y'Imana hari igisirimba kimwe mu musinga gutya Patrick atangiye gutya kandi yaturanze gutya agifite kagahayo ndavuga atari ko yafose sinogaraga ikanisa ariko mukemera mwese mukaba nk'abayoboke ariko cyo n'icyifuzo simbifite ariko Mana ya Isiraheli sawa ngancurangije icyo gisirimba turebe uko bigenda kandi ntupendereye ugicurange kugira ngo ucuranze bujye uhagurutse